ariko mana yanjye muri iyi minsi bisigaye byaragoye nk'uyu munsi inzara iranyishe kandi simfiteho nakura ibiryo ubu ngubu koko ndabigenzana ariko reka njye kwera isa numvishe ngo iwabo ni abakire bafite kuma ku biryo reka mpe kugenda bite muvandi bite nyine cyane nubwo tuba duherukanye ariko ntabwo tuba duherukanye tuba tuburanye akanya kose ariko se reka nkubaza akabazo kamwe mbaga ndagusubiza uriya ntago wanjyana iwanyu ukama nko ku biryo reka mu rugo nta biryo tugira ahubwo narumvishe ngo kwa Elisa ni abakire reka murangire aho iwabo maze uganeyo urebe ko wabibona se nambwa bagira nayo ntago bakwica se nayo nta kundi rero mani bako birya ariko ubu ntago bariyo kampe kwinjira noneho sha kanya ibiryo ngiye kubitera umva ubu ngubu hagize n'ikintu kinsura cyahita kimbona umva ngiye kubirya njyenyine n'umuntu wese uransura ndibuze kumwereka aho ntandukaniye n'abandi wabiryo ngiye kukurya umva pe ndanarisha nirusha ahubwo umva iyo nyana y'imbwa ubu ntabwo ije kunyambura imbwa isura abantu saa sita niyahiye kose ko numva ufite ubushyuhe bimeze bite mu bandi none se wambwa we ubu uri kuza kuvumba ibiryo hano iwanyu ntabwo bateka ariko mani ninde se ukubwiye ko narije kuvumba ibiryo mwa mbese ntabwo uje kubivumba ariko se mani tujye tureka urumva uyu iwacu inzara uvuze ko utashaka kuvumba ibiryo hari ikintu ushaka oya ariko hari ukuntu uje kunganiza gusa hari ukuntu twabigenzamo muvandi hari ukuntu twabigenza simbona se ufite n'intuza se muvandi ukuranyimye koko uvuze ko utaje kuvumba ibiryo uje kunganiza gusa unyumva ngo nose kukuganiza uri kurya ntarya byaba bimeze bite reka nirire wowe ubu iki ngiki nikizica umugore wacu njye ntabwo nigeze nja kukuvumba iwanyu nawe uzajya ukuma iwanyu ubwo rero ducishe make nyimera ku biryo naho twaba utuntu tubiri ari kumwe nabyo nkwaye se mani byibuze wazajya ushyiramo n'impuhwe za kibyeyi ubwo ndanagukubita shyiramo impuhwe za kibyeyi ndanagukubita wowe ahubwo ndi kubona imbere cyamaze kuvuka uri buze kugusaba uranyini cyane ibizaba imbuto n'ibihungu ndasha zarumbone kabonye kanza ndisha n'ibiyiko bibiri ahubwo nzajya ndebana n'inyana z'imbwa ziza kumvumba gusa ko nigenje noneho uyu munsi inzara igiye kumpekenya umva nta biryo njya kurya mfite ariko maze kumenya ko kwimana ibiryo ari bibi buriya iyo nza guha Feni ibiryo nanjye mba ngiye iwabo akanyimera ibiryo none ubu nsigaye nambara na congo zacitse kandi nari umukire ariko nagiye kanegereze afite kuza umuntu unyimera ibiryo nkirira injira ureba uragenda nakwikundira ntabwo cyagiye kari agapira gaconze neza uragenda kari agapira imikinire ngiye mbavuze umwana cyangwa uzi ukuntu uri umukinnyi bana ariwe uzasimbura Messi umva
zanamusiga ahubwo zo bundi urabona n'abanambaye n'utuntu tw'utujezi tuzagura kaji rwose uzakagure buriya uriya munsi ariko warantunguye uzi ibitego byari biri kujyamo ariko byaba byiza tuganiriye kuri utu turyo ibyo ngibyo byibagirwe none se uguje kuwunyinisha n'uwundatira ibiryo ibyo byibagirwe atebe ukagiye bamugarura ubwo se uzanye inzikano kandi njyana niyemwe nyine uzanye inzikano ihene mbi ntuyizirikayo yawe ubwo si ibyo bihuriye no kurya ibiryo kamwihorera ariko se muvandi ubwo ugiye kunyima koko akundi mani by'ubuvandimwe bijyana ukarisha n'ifu byo ushese ngamanya ko tuzayatuye koko ariko nk'uko kugira ngo tuve mwitwara nabi ariko se mana ko nagukoreye ubu iyi mbwa inshinyagurire koko undeba imbwa ni wowe kandi ubu naguhoma wowe uva iwanyu ukaza iwanjye kundatira itaka ukanagira kandi tatuge mu kanwa umva uretse ibi bintu ntabwo birangiriye kuko reka nitane tuba wambwawe ashibutiza igenda ntuzanagaruke wambwawe ariko izi ko kwimana ibiryo n'ibibi buriya uretse ariko we dore umwana ufite inda we ariko ubwo n'iwabo ni gutyo baba bameze